reba kandi wumve isi dutuye. Uyu mwuko ufite mu isoko uravuga iki? Uramwuka ubara nta muntu ushaka kumenyera ndi mu isoko bino ntawe. Kuko hari umuntu udashobora kumva umuntu w'umugabo bari kubona ukusa amashusho bari kuyabona ariko ufite umwuko mu isoko. Hari uramwuko reba kandi wumve isi dutuye. Niho nazanye umuti ushiramo nguha ugashira mu murima wawe umujura agahagararamo uruhereko. Uruhereko naruzanye. Reba kandi wumve isi dutuye. Hari umwana w'umuhungu wacuruzaga amayinite muri rasoko mu Rugarama. Telefone aza kuyibona ariko ayibona yamenetse, ariko wayitwaye n'ubundi yanga kugaragara. Byo byatewe n'iki? Impamvu kirana gikoze reba kandi wumve isi dutuye. Bakwibye iki? Uri mu rugo iwawe? Ihangane gato mu minota 30 ndi kumwe n'umunyamakuru ndaza kukuvugisha ibintu bya biragaruka. Ntugire umuntu usangira nawe. Reba kandi wumve isi dutuye. Guma mu rugo iwawe ndaje nguhamagare ngufashe ugize usangira nawe umuti ushobora gupfa. Urakoze cyane. Sawa. Twakomeza tuvugana n'umuntu turavugana nagije. Reba kandi wumve isi dutuye. None bari muganga nagusubize mu rugo iwawe. Nese sumbwe ngo ni wewe. Waruhagiye ukumva. Sumbwe ngo ni wewe mukorera. Umva se wa gicucu cy'umukobwa ubona ngaho. Reba kandi wumve isi dutuye. Ntazagira umuntu kurira amafaranga uri umunyarwanda muri umunyamahanga. Ngiye rumanura inkuba uzampamagare ngufasha guha ibyawe. Reba kandi wumve isi dutuye. Yewe urakambwira abanyarwanda ntasharingira. Yego. Oya vraiment. Nukenera ko utera imbere uzanshake ngufasha. Kongera tubaha ikaze kandi tubashimire inshuti zacu zakadasohoka muduhozaho amaso umunsi ku munsi mukaduhozaho umutima aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Ubwo ndavuga bari mu bihugu bitandukanye by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi migabane n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Birashoboka ko waba uri umunyamahanga ariko ukaba wumva ikinyarwanda nkuko natwe twumva indimi z'amahanga. Mwese tubahe ikaze kandi tubashimire. Twababwiye ko tuzajya duhara tubazanira inkuru n'ibiganiro binyura imitima yanyu ariko byinshi hakabaho ibyo nyine mwibaza uko bukeye nuko bwije. Kambanze mbabwire ko uyu mugabo muri kubona kuri kamera ni umugabo umaze kuba icyamamare hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye, yitwa Rumanura Inkuba. No kuvuga ngo iri zina uramutse ugiye kuri YouTube ukandikamo Rumanura Inkuba azahita azavuba umubone, uzabona ibikorwa bye bijyanye n'ubuvuzi by'umuco w'abanyarwanda. Uyu mugabo rero akaba amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda. Impamvu mbivuga, ubushize mwabonye inkuru yacu twanayipostinze hano hasi, twakoze icyo bita pinning. Ni inkuru yakoze mu isoko ryo mu Rugarama. Ni nyuma y'igihe kitari gito yari amaze mu gihugu cya Tanzania ahari ise umubyara. Avuye Tanzania rero yaje hari abantu benshi bamukeneye bamushaka, maze anyarukira mu isoko ryo mu Rugarama. Tumaze kumenya ko yerekejeho natwe twamusanze. Ibyabereye muri iryo soko nibyo dushaka noneho ko tumubaza, cyane ko yahakoze ibintu bisa n'ibitangaza bitandukanye. Ariko nimba ushaka no kureba icyo kiganiro urebe hano muri commentaire twapininze ugikurikirane. Hanyuma Rumanura Inkuba rero akabazwiho ibintu bitandukanye, cyane cyane ku bintu byananiranye ku bantu, uburwayi butandukanye, warazinzwe, waribwe n'ibindi byinshi ashobora kwivugira. Tubanza tumuha ikaze nk'ibisanzwe, ntabwo ari umushyitsi n'umusangwa. Tunamushimira ko igihe cyose tumwifuje nk'umustar duha ikaze akavuga ati ni karibu twakire nanone Rumanura Inkuba. Tunagushimira ko wongeye kuduha kano kanya. Murakoze cyane. Nabwiye abanyarwanda ko tugiye kuganira. Ubushize twagusanze mu isoko, rubanda bakubise bavuye imihanda yose ndetse n'abaturutse za Kigali baje gupakira ibitoki, baje gupakira amasaka, baje gufata ibihingwa bitandukanye. Nawe tugira gutya rero tugusanga mu isoko ariko uko banutse mu gihugu cya Tanzania. Mbere ya byose banza tubwire kuki ugeze mu isoko abantu bakangarana ukabona barakwirundaho. Ngende umuvuzi gakondo nahere kenshi mbibabwira, mfite imiti ituma ibintu byanje bigenda. Yego.
iyo mvuye mu gihugu cyo hanze kenshi hari igihe baba baranshatse mu Rwanda bakambura, nagera mu Rwanda hari benshi baba barampamagaye ku matelefoni nkaba gahunda igihe nzazira. Niyo mpamvu iyo ngeze mu Rwanda abantu baba bashaka kugira ngo bandebe mbafashe ku bibazo bagize gute bafite. Yego, dusubire inyuma gato. Ubundi mu magambo make, ushize twamenye ko wavuye Tanzania ariko ntabwo watubwiye icyari cyakujyanye, nubwo hariyo umubyeyi wawe, ariko tubwira ubundi wowe wajyanwe ni iki mu by'ukuri? Kenshi kinjyana Tanzania, urabona mu Rwanda nawe uvuze kenshi amashamba. Mu Rwanda nta mashamba arimo abamo imiti. Kenshi njya Tanzania ngiye kuzana imiti, dore nk'umaze iminsi muri Malawi. Yego. Ubwo twahuye mu Rugarama, hari umuntu wese umumagara muri Malawi nja kumufasha. Nageze n'umunsi w'ejo. Ni nabyo natwe twaragushatse nyuma y'ikiganiro turakubura, kandi natwe twiyemeje ko mu gihe wemera ko ibi bikorwa byawe tubimenya, natwe twemeye ko tuzadushiramo nimero yawe kugira ngo n'ugukeneye akubone. Twabonye rero ufite imbaraga, ndashaka tuno tuntu ntukubaze. Abantu bari kureba ino foto, uri kongorerana n'umuntu, nashaka aze kubyumva nyuma asubire inyuma abyumve. Uri kongorerana n'umuntu umubwira ngo iwabo bari bafite za Nyabingi. Ibi bintu wowe ubibwirwa n'iki? Kuki ureba umuntu ugahita umubonamo undi muntu? Impamvu jewe hari abantu benshi baje kwivuza bakagera ahantu bagasanga bafite amahembe, bafite inzoka, bafite ibindi bintu mbese biteye ubwoba. Bura rero nshatse kuvuga ku bintu bijanye n'amahembe. Amahembe ntabwo ari amahembe y'inka mujya mubona manitse ahantu. Ahuko amahembe namba se imiti runaka ni ibintu biba biri mu muntu muri we. Iyo ugiye kumuvuza gakondo, bino bintu tubiragwa n'ababyeyi, baguha iyo miti bakabikurasaga ku buryo aho ugeze hose ushaka kureba umuntu akavuga uti uyu muntu afite ikibazo. Kubera iki? Kubera bya bindi bikurimo. Amahembe ntago byandi bimanitse mujya mubona. Uyu mukecuru waramubajije, ngiye kumva numva arabyemeye, aravuga ngo byari bihari, ngo hari n'ibyo batabye mu rugo, ngo ariko ngo banze kubikurikirana. None urangira umubwira uti ibyo nibyo bikwica, nibyo kubera iki? Ubu yarakize uriya mukecuru. Impamvu jewe iyo ubundi ugeze hano mu rugo iwanjye, yego, ucinjira ukirenga porotayi winjiye, ibibazo byawe byose mpita mbibona. Mfite imiti nkoresha itabonwa. Hari n'abandi ari nayo mpamvu ari gato, ari nayo mpamvu nkunze kubwira abanyarwanda namba abanyamahanga, si ngombwa ngo uteguze kundeba. Nimero yanjye narayubahaye. Yego, iyo nimero bakuri WhatsApp. Urampamagara waba uriho singagufasha, si ngombwa ngo utege ngo ngiye kureba muganga. Urampamagara nkagufasha, nkakubwira ibyo ukora uri wawe, nkakurera ikibazo ufite nawe ukabyibonera. Urakoze. Noneho hari ikindi kintu rero nshaka ko nkubaza, cyo kiranakomeye. Hari umwana w'umuhungu wacuruzaga amayinite muri Rasoko mu Rugarama. Telefone aza kuyibona, ariko ayibona yamenetse, ariko uwayitwaye n'ubundi yanga kugaragara. Byo byatewe n'iki? Impamvu kiranagikoze ni ukuvuga ngo nkunze no kugira abantu inama. Bagutwaga telefone k'ibihumbi 5 ngo ugiye guhamagara muganga, bakwibye ibihumbi 10 ngo ugiye guhamagara muganga. Ngiyewe ubu ngubu nca igiceri c'100, ariko ubu nca 51 n'ijana. Yego. Hari umuntu wo kumumagara nca gufata agatelefone, ariko ashaka ko ari umurwayi ugasanga arambuze. Mwanyanganira ngafata telefone. Nta kibazo. Bakoze cyane. Yego. Ngira ngo murabyumva, n'umuganga uba uri kumwe n'abantu benshi bamuhamagara batandukanye, kandi uko ateye muri karagiteri ze, aravuga ati ntabwo ngiye nabura kwitaba umuntu, sinabura kuvugana nawe. Niyo mpamvu natwe tumuha rugari kugira ngo abanze avugane nawe. Reka dupozinge gato, ntacyo bitwaye.